ikinamico. Nizere ko mwese mutasinziriye, mwese murashaka kumva icyaka kananga gasobanuye, ariko nta kabuza bamwe muri mwe mwasobanukiwe neza kubera ko twiyemeje kubagezaho ibiganiro ku bijyanye n'ibyamamare n'abastari. Reka nkubwire ngo uyu munsi turakomereza mu ikinamico Itorero Indamutsa, tukugezeho bamwe mu bakinnyi b'itorero Indamutsa wakunze. Ngo haye ikaze. Munyemerere rero ikiganiro cyacu tugitangire mu mwaka w'1980. Ahangaha Oriforo nibwo yatangije ikinamico benshi mu bakinnyi mwagiye mukunda, ariko nimubashe kumenya amakuru yabo ndetse n'amateka yabo. Reka nkubwire ngo uyu munsi nabakuzaniye webana natwe kugira ngo ugende ubamenya gatanu ku kandi. Ku mwanya wa mbere rero ntatinze, reka tuhasange Sebanani Andre. Uyu nguyu ni umugabo wamenyekanye cyane mu itorero Indamutsa. Ibyo ngibyo byaterwaga n'ubuhanga yumvikanishaga mu gukina ikinamico muri iri torero Indamutsa. Sebanani Andre rero yamenyekanye mu nkinamico zitandukanye, ariko iyo twakumenyesha ni nk'iyitwa Icyanzu cy'Imana benshi bita Uwera. Nibyo ngiye gutegereza databuja musezeraho, ndashaka gutaha. Kwibu ujyamo n'iki koko? Urabwira mbanza migo ko nkunga iki bukunzi. Igihe kirageze, genda gicyuye, ndashaka gutaha. Ya bagaragu niko mumera koko mugenda nyangwe. Ubwo rahunga inzara. Simpunga inzara, sinigeze mbara kwambanza migo. None se ubwo ujyamo n'iki? Sinarinze ko nzacyura igihe kitageze, ndashaka gutaha. Iryo jwi wumva rero ni rya Sebanani Andre mwakunze mu itorero Indamutsa. Sebanani Andre rero usibye gukina mu itorero Indamutsa, uyu nguyu yari asanzwe akora no kuri Radio Rwanda, yahoze ari Oreforo. Sebanani Andre kandi yamenyekanye mu miziki itandukanye. Ahangaha twakubwira nk'indirimbo yise Urwo Ngukunda n'Ikimeza, Karimi Kashyari ndetse n'izindi nyinshi. Sebanani Andre rero yaje kwicwa mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Sebanani Andre rero azahora mu mitima ya benshi kubera ubuhanga yagiye yumvikanisha, haba mu itorero Indamutsa ndetse no kuririmba mu ijwi ridasanzwe riryoheye amatwi. Reka dusimbukire ku mwanya wa kabiri rero tureba bamwe mu bakinnyi b'itorero Indamutsa bakunzwe cyane. Ahangaha turahasanga Mukeshabatware Dismas. Uyu nguyu yubatse ibigwi n'amateka mu itorero Indamutsa. Mukeshabatware Dismas yakundaga gukina mu mwanya w'umugabo ufite igitsure cyangwa se mu mwanya w'umuyobozi. Uyu nguyu Mukeshabatware mu ijwi ryuje ubuhanga ndetse bigatuma akundwa. Ibi ngibi nibyo byatumye aba icyamamare mu itorero Indamutsa. Mukeshabatware rero usibye gukina ikinamico, uyu nguyu yanamenyekanye mu kwamamariza ibinyamakuru bitandukanye harimo n'Imvahushya. Mukeshabatware Dismas yitabye Imana 2018 azize uburwayi. Natangira umusogongero w'Imvaho nimero 1200 yongeye yaje. Ni mwese abumva Radio Rwanda, Imvaho yacu ituzaniye amakuru ntabacike mwana y'Rwanda. Katunyarukire ku mwanya wa gatatu rero. Ahangaha turahasanga Muteteri Penny na Joy. Uyu nguyu yaramenyekanye mu itorero Indamutsa za Oreforo. Usibye mu itorero Indamutsa kandi uyu nguyu yamenyekanye mu Runana akina nka nyina wa Patrick yitwa Cecilia. Uyu nguyu nawe yamenyekanye mu nkinamico zitandukanye, gusa iyo twakwibutsa ni yitwa Icyanzu cy'Imana benshi bita Uwera. Uyu Muteteri Penny na rero yakinnye mu mwanya wa mukase wa Uwera. Kugeza n'ubu ko kuremera ko Uwera arusha kunduhora ubwiza. Sintinya inkongi, sinkangwa inkota, simpunga amacumu, narayivuze kandi abisubiramo. Uwera arusha kunduhora ubwiza. Uwera ni imfubyi, nyina yazize Nyabingi, arusha iki kunduhora? Amurusha ko aseka neza kandi aseka babaye. Nyina Uwera yakomokaga mu Batindi, ntiyagiraga umuryango. Yandi mwene Rwema umusemuzi w'abazungu.
Teri Penina rero ni umwe mu banditse ibigwi mu itorero Indamutsa. Uyu nawe akaba yaritabye Imana muri 2018 azize uburwayi. Ku mwanya wa kane rero turahasanga Mukandengo Atanaziya. Uyu nguyu Mukandengo Atanaziya akaba yarakunzwe cyane kubera ubuhanga yagendaga yumvikanisha mu ijwi ryiza rinogeye amatwi. Mukandengo Atanaziya rero mu itorero Indamutsa yakundaga guhabwa umwanya w'umukobwa cyangwa se umugore w'umubisha. Uyu nawe yarakunzwe mu itorero Indamutsa, yakinnye mu nkinamico zitandukanye, ariko iyo twakwibutsa ni yitwa Icyanzu cy'Imana. Ahangaha akina yitwa Uwera. Namuranyohereje ngo mbasobanurire ibyambaye. Nije kuvuga nkuko yabimbwiye. Nibyo rwose ntiyakubeshya. Rekera ko ari inkoreke. Fata icyemezo gikwiriye. Nta wundi mugabo ukeneye. Hari ikindi? Ndagira ngo mbabwire ko Cece icyo bashaka ndakimenye. Uramura iki dawe? Ni iki bakubwiye? Mva mu maso wakibakiwe. Nacumuye iki se dawe? Wansobanuriye. Rwanda ndazira iki kigiye gutuma noherwa mu ruzi? Ndazira ko nkunda kwibuka se? Ko ntanda y'indaro natwaye? Ko atari njye shyano ryabujije imvura kugwa? Ni iki nacumuye kigiye gutuma namburwa ubugingo bwanjye nkiri mutoya? Uyu Mukandengo Atanaziya rero akaba nawe ari umwe mu bakunzwe mu bakinnyi b'itorero Indamutsa. Mukandengo Atanaziya akaba ari kavukire mu mujyi wa Kigali. Mukandengo Atanaziya ubu ngubu akaba yibera muri Amerika, akaba yujuje imyaka 73 y'amavuko. Kuri uyu mwanya wa gatanu rero reka tuhasange Baganizi Elifazi. Niba wibuka neza, uwakinaga ari umusaza mu ijwi ritangaje, tukumva ari umusaza rukukuri. Nyamara Baganizi Elifazi yabaga ari umwana mutoya, ahubwo kubera ubuhanga yari afite mu guhindura ijwi, itorero Indamutsa byamwifashishaga gukina mu mwanya w'umusaza. Baganizi Elifazi yarakunzwe cyane, ariko uyu nguyu Baganizi Elifazi yaje kwitaba Imana nyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Baganizi Elifazi yarakunzwe cyane mu itorero Indamutsa, yakinnye mu nkinamico nyinshi cyane, gusa iyo twakwibutsa ni yitwa Amazi Yateke, ahakina ari se w'umukobwa ushimutwa na Haruni amujyanye mu mujyi wa Kigali. nakubonye igani gukora ko nakubonye ko naguteye imboni turabona na washano nikuye none aho wakiranaga n'abasore ko kabari ko kugashusha none wagurumanyura ashobora n'abasore ngirigana nabyiyone na nyina yemwe ababyeyi twagira ibyago mwuka byara Amare makize. Usare cyabaye. ukomeje kuvuga singutema ngo ngoroje n'umupanga wanjye nakwemera kumutwara. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Uwimana Kosorata. Uyu nguyu ni umwe mu bakinnye ndetse baranakundwa mu itorero Indamutsa. Uwimana Kosorata rero uyu nguyu yarakunzwe cyane kubera ubuhanga mu guhindura ijwi. Yamenyekanye mu nkinamico zitandukanye, gusa iyo twakwibutsa ni nk'iyitwa Sibo Shyashya. Ahangaha akina yitwa Bazirunge. Uyu nguyu kandi akaba akina mu Runana, ahakina yitwa Manyobwa. Munyemerere rero igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu tugisoreze hano. Wibuke neza twari turimo turareba bamwe mu bakinnyi b'itorero Indamutsa bakunzwe cyane, tureba amateka yabo, tukurarikira kuzakurikira igice cya kabiri. Ahangaha tuzanye tukugezaho bamwe basigaye. Ukomeze kugenda ukunda ibiganiro byacu, wibuke no gukanda subscribe niba utarabikora. Imana ikurinde.